So ndasuhuza umuntu bita Zaba na Lynda. So nashaka nanjye kubona Sebo ntunkatira cyangwa nimenyera ibyanjye. Cyakazo uwankundaga ntanyange urukumva. Izina ry'Imana unyanze wabunjijije gusa. Ibyo ntago birimo kuko gahunda ihari niyo guhorera Shania. Nubundi ngiye barihoreye byimbitse kuko hasika ririmba. You just send to say somebody love you more than you love yourself. So don't you let nobody love you more. Yes, muraho neza abakunzi ba Lifetime TV, twizere ko meze neza mugumye kurindirwa mu buntu bw'Imana nkuko tuhora tubifuriza. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe cyane, twagaruye kuba abakobwa banyu bakunda kubakinira utuntu tudupranka, udukino tugiye dutandukanye kandi yizera ko baguma kubashimisha. Mbonera no kubihanganisha ko mwari mumaze iminsi mutanyumva sa cyangwa mutambona. Uyu munsi nagarutse ndi kumwe n'abakobwa banyu. Muraho neza abakobwa? Muraho neza. Amakuru yanyu mwiriwe mute? Meze neza. Umunsi mwafashe akantu ko kuvugira hamwe noneho ndabashobora. Niyo gahunda. Niyo gahunda. Mwabanje kubyiga uravuga ati tuye tumusubiza rimwe kugira ngo abyumve neza. Nibyo? Cyane. Okay, twagiye. Umunsi wagenze neza ariko? Wagenze neza cyane. Ko mbona mutishimye bimeze bite? Hano hari ubunyerere. Hano hari ubunyerere no mu nzu burimo. Hanze buriya hameze nabi cyane. Yakunda n'abakunda rero nzabajyanira ku kamera murebe. Nibyo. Ari amateka. Gacira amakuru yawe. Suhuza abakunzi ba Lifetime TV kandi unabasekera kakamwenyu kawe ngano w'abarundi. Hey guys. Meze mtem. Meze neza. Ari meze good. Good bisobanura iki? Yes, karagaciyeho nagira mucokoze kugira ngo mugarure muri mood nabona gatameze neza. Urakazi ndabizi gusa nuko nashaka kungugaruke muri mood kuko wari wanakariye kamera cyane. Mbo tugiye kuri Mama Drip. Amakuru yawe Mama Drip. Mumeze utengemeze neza ibana mura nishimira. Nukuri. Kanshimishijwe no kumva ufite man. Sikama sigaye mu supporting ngomba birandenze. Nitwarira. Dufite emotion. Nabyumvishe cyane kandi ubu munsi subscribe, share and comment ubundi mwirebere ngo. Mone muradusa mbiko. Nibyo. Mudutema. Umunsi murare dufite murare dasanzwe kuri twese kandi biranshimishije uburyo turi kumwe urumva kuko turi kugendera hamwe kubera ko mu busanzwe mwabaga mpumeze ukuntu ariko uyu munsi ubundi turi kuri Lifetime TV ni mu bisubizo byacu wana tuba twashiritse irungu. Nibyo ariko mubanze mumbwire neza ko prank mumaje gukorera mugenzi wanyu umukobwa mwiza cyane bita Shania. Shania ndajya sumukunda. Nubwo nyine ntabivuga ariko yabifashe ute mubanze mumbwira. She is my little ni mushiki wanjye. Cyane guhita tera comment. Wagashiramo nta kibazo mara little sister n'iki. Umva ni mushiki wanjye nyine mutoya. Guys. Ndi kugira ngo ngusetse gusa ntubizi. Kunda cyane nyine byatari tu ntago yabitinzeho cyane kuko abizi ko tutamubeshye kandi turi inshuti ze cyane ntago yabitinzeho cyane gusa nyine tena byaramusekeje. Kandi izera ko nta kibazo mwaje kuba mwamuganiriza mumubwira ko byari biraho gusa. TV ari he bisubizo. Nibyo. Narabikunze cyane nabonye n'uburyo yasubije niki. Ndumva agaciro we gahunda ni yindi yagumyeho niyo kwirwanaho. Gahunda agaciro aracyayikomeje ni ya gahunda yo kwirwanaho yo kugira ati ibyo mwandikira no muri comment arajya basubiza muganirize ntimukagire irungu ahari ibintu nk'ibyo.
reka turaza kumuha umwanya agiriye kuza ibyo abivugaho birambuye. Ya twagiye mama drip uyu munsi wiriwe gute? Umunsi niriwe neza mfite ibyishimo bya danje ewana ngende kumva mfite na vibe nibyo danje baza ngo niye mpamvu kibundo budafite marisikuzi za 1k mu minsi nese kandi tuje vuba ni ibintu bya danje birenze mwana none umunsi nzagira 50k guys nzajya mu muhanda ngene navuga ati mana ariko mumbabarire tutarajya kuri ako kantu muvuze ni akantu gashimishije kandi kanyuze amatwi ya benshi sibyo mumfashe dushimire abafana badukurikira cyangwa se abadushigikira bose aho bari bose badusapotinga mu bikorwa dukora kugira ngo bibashe kutuzamura bituvane hamwe bitujyana ahandi sibyo mumfashe tubashimire. Ndabashimiye mani ndabashimiye kuko nyine mutaturebye ntabwo twaza tuza kuri kamera nta muntu uturebe waperwa mwe muduha motivation yo gukora n'indi byiza nyine birushije nyuma mani nakubatenguha pe dushimire n'abantu nyine baduha support ya danje badusharingira turabashimiye byatari munsi kirenge mu cya mugenzi wanjye. Yes murumva abakobwa banyu mbo ibyo bababwiye urumva vibes z'uyu munsi ngo bazanye ebana ngo nuko bashimira byahatari babikuye ku mitima yabo kandi izera ko aho muri hose namwe muri kubibona sibyo kandi murabakunze muri iyi minsi nibo bantu bari kuri top fresh babirimo neza kabisa nanjye ndabibona nkavuga ati ye akani ko noneho ko uyu munsi kari buze kuba kari gukora siko bimeze niko bimeze bo twagiye uyu munsi muzi impamvu nifuje ko twaganira ku nge namwe ejo bundi mwakoreye akantu umukobwa mwiza bita Shania sibyo mumukora akantu mumutunguye ndavuga ati okay baraya bakunzi bacu ba Lifetime TV barayikunze twarabibonye kandi nabonye ko badushigikiye sibyo ndavuga ati okay ibintu mukoreye mugenzi wanyu reka nanjye nzabibiture one day njyewe ntago mbibituye kuko nkiza kubibitura ntago nari kubibabwira ahubwo ngiye kubateguza mbasabe ikintu kimwe aka kanya tuvugana buri muntu agiye kumbwira cyangwa se reka mbanze mbibabwire ibyo tugiye gukora kugira ngo bitaza kubatungura cyangwa bibatera ubwoba sibyo ikintu tugiye gukora muzi ari igiki ngiye kuguhereza ediseti uyambare mu gutwi kwawe niyo mpamvu mbese niyo mpamvu kamuca mbo urumva numara kuyambara ediseti mu gutwi kwawe njyewe ninjye uzaba uri DJ cyangwa se programme leader wawe sibyo njyewe urajya umbwira indirimbo ukunda ebyiri nguhitiremo imwe muri izo uyiririmbe ngufungurire volume ngushiremo iyo ndirimbo uyiririmbire abakunzi ba Lifetime TV maze bazaduhe comment batubwira n'amalike nyinshi cyane batubwira uburyo babibona sibyo mana nyagasani mbabwire ngo sinzi kurima nunambaye kuteza ibyo bintu byanyu sinshaka kubimenya nta hantu ndababona muri kuririmba nta hantu ndagira ute ariko ibyo mwakoreye Shania nanjye uyu munsi ndabafite ubwo ni ngewe ubizize tu kuko nari maze iminsi ntari kugaragara kuri Lifetime TV uje watse umuriro ariko uyu munsi naje nje guhorera Shania urugenge nzabikwishyura mbo twagiye turahera kuri tuzabimwishyura bro nibyo ya gahunda ni gahunda nta ntugasanze sibyo uyu munsi reka dutangirane n'umukobwa bita Gaciro ntago turi buze kuvuga amagambo menshi kubera ko basanzwe bakuzi ntago uri umushitsi kuri Lifetime TV siko bimeze reka tugende sibyo mbwira indirimbo ya mbere ukunda cyane cyangwa se nguhereze uyiyandikire kugira ngo mbashe kuza kumenya iyo ariyo maze nyigupraying yes shiramo indirimbo ya mbere utayiprayinga ntarakubwira ni ngiye uyiprayingira agiye ushyiramo za
Mana ndabasabye Kandi ntagira umuntu nuka muri comment ikiriyenzeho ni numva uyizi neza hari aho uzajya ngera myihagarike wowe ukomeze noneho yes ndapfuye ndasohotse neza ibyo mwakoresha niya reka tubimwishyurire kuri Lifetime TV. Reka mbabwire umuntu wanamundaga kumva se n'umuntu nakundaga ambabarire ntanyange kuko kuririmba kwanjye Shani ngiye kuguhorera sha uburetse Bo turatangirana n'iyihe bayita yesterday every day always by Tatiana Noise. Twagiye sibyo? Are you ready? Mbwira nimba uri ready. Maybe. Ifate neza umbwire nimba uri ready sibyo? Guys, cyaza munangure n'amagi ngewe ni matamu. Ivuga mane wose kuririmba. Yep. Bo. Are you ready? Yes. Are you ready? Yeah. Wihangane Honorine Mama Drip. Utaza kumureba cyane utamutera isoni ugumye wirebere muri kamera sibyo umwanya wawe nawe nugera turaza kuguhereza umwanya wawe sibyo yes ihangane tugende yeah let's go Mayiga ndigutira guys tijwi ribi whatever no kwitaratangira wabuduhereza n'utuntu Abigiye gutangira. Never you wise, never you fly, never you don't know where you. Écoutez les guys. Never you say never you say never you such in your heart, never you understand just in your soul mind. Then again. If you're not to buy it, never win yourself. Don't forget to never win yourself. Yeah, baby, you should know. Baby, yeah. You're just sent to see somebody love you more than you love yourself. So don't you let nobody love you more Let's than go. you love yourself. yeah When you got to change it, I feel love you the same way. Love you see day, every so forward say. Everyone. Mayiga yenda tashe kabisa. I mean what change it, everyone. Let's go. We the same in a way, yeah. Mayiga urakoze cyane ubwo tweretse ubuhanga bwawe n'icyo ubitse muri wowe mimbere kandi urakoze cyane sibyo reka ngubwire uraduhereza indi cyangwa duhereze mugenzi wawe ndakurikira Honorine utaza kuzana excuse uduhereze indirimbo uri wiyumva uzi neza over by Ivry nyine ndagira akira utaza kuvuga ngo hari aho nakubangamiye cyakazo uwankundaga ntanyange urukumva izina ry'Imana unyanze wabunjijije gusa ibyo ntago birimo kuko gahunda ihari niyo guhorera Shania n'ubundi ngiye barihoreye byimbitse kuko hasi kabisa mana kuririmba we yes thank you so much ndapfuye ese we ntunkatira cyangwa nimenyera ibyanjye mbo ni indirimbo tugiye kuguhereza ni indirimbo ya Ivry bita over okay are you ready yego kujwi ryanjye ribi tangiye kwiraburiza hakiri ndabizereka ko byanze harya wumvaga bimeze gute wa munsi uri gukorera bira bintu Shania sibyo narabitekereje kandi uyu munsi urumva bimeze bite nabi cyane ngo ngiye kwasebera n'abankundaga barankatira babaye okay wihangane boy ataza kugira please
ntaze kubyegereza umutima arabizi ko ndirimba nk'ikigona ntaze kubyegereza umutima kandi ndazi ko nawe ari umuririmbyi mwiza cyane tunamushimira Bayida wahari hose support ye turabibona kandi turabashigikiye muri gahunda zanyu sibyo yes bo iyangaresha n'umunyagiko banza uhumeke kanunge muri ry'umugabo twagiye are you ready okay yeah let's go amayinga ntabwo uratangira ndavuga nitangira okay indirimbo yatangiye papi mani ningo yego mana Gaciro wihangana utamureba ataza kugira ubwitwazo njyewe ngisani okay uyo ni bisanzwe ndirimba ntabwo Atarakataza. ya mane kuvuga ngo indirimbo yatangiye kare hello tani miyama hayi urugendo ndumva rwantajije for you akendanye izi emotion gose ndumva ziri seriye kamanate ayasai n'uyu munota ma bella sukubeshya mbura controle ngiye kuguhanye ndakwiha wese byawushyira y'amagambo yose ku mutima for you nzakwama niba kwanga nzabanga nibyo sinarota udahari always my eyes on you byumve boy atumanisetse nkamwenyura my love emayi nka data bibamura Komeza. This life is over me sinaguisha nikanya mivuzo by'umuco Gaciro wimufasha ntabwo yagufashije Yaba ndi kumufasha. None aramunaniye. malo n'ingoma mani mutagira ngo ndikwabe kagomba Kuririmba biri mwana. oya ntareba hagiye reka maririmbe ya ndanayikunda mwana ngiye nyituye n'abantu benshi nyine bafite ntayo ukunda uyikunda uyizi ndayizi mani reka let's go yeah Mange. twagereka ndirimbe mutima baby niwumva ugize udustress ndahari agiyemo ibyongereza kandi ibyongereza sinengurana ndahari nuko hari nanjye ndahari bo tugiye gukurikira ubwo abakunzi ba Lifetime TV aho muri hose nizera ko muri buze kugira aho murebera kandi muri buje kujonjora neza sibyo aba bantu cyangwa se abakunzi bacu dufite uyu munsi muze kuduhereza comment like share Gaciro zikuririmba nayo ndabibona bo Gaciro indirimbo yawe ikurikira nimbira n'indirimbo yavuye mu rukundo Shaka maskandebe mu Rwanda. Fe kubeshya. mani kuririmba kweli ni prank ikomeye prank ikomeye nanjye niyo mpamvu nahisemo kugira ngo nta hantu nari nagera mbumva muririmba ariko igitekerezo cyaturutse he kuri prank muherutse gukora shyiramo foster mwana gahunda iriho niyo guhorera nde Shania kabisa nihe iya ya Juno na Always okay mani ibintu kuririmba Gaciro wiyamenya bingana iki kuri indirimbo Nazana. Ni nka 12 ku buryo uri buze kubona feedback nziza ziturutse ku bafans bawe mani kuririmba nge abanye nakunze kuririmba ntabwo bizi we ntawamenya abagukurikira nibo bazagira amahirwe ntabwo bibaho mani igihe nabyo nzira n'umuntu wakumva nzira kuririmba okay nkwibarize rato uri kuvuga gutyo ejo bundi uri gukora kari akantu kuri Shania wumvaga bimeze bite ntibihura n'indirimbo zo gukotora muri wumvaga bimeze bite byari ikintu
okay nawe rero byumva mbo twagiye kuri Gaciro ye uri tayari ariko ako kantu ko kabaje buretse ariko twishimishiza abafana bacu let's go bafana bacu uyu munsi nabazaniye akantu gatangaje cyane kandi izera ko muri buze kugakunda ye utanyanga serie nukuri bizi ijwi riri hasi oya boy ntiyabikora ntaze kubyegereza umutima sibyo reka tugende bo tudatinda mu mayira Agaciro are you ready let's go yeah Genge. Come on. Why is on the way? This is now. Ijwi ry'umukobwa. Baby, when I look at you, let yes mama drip twizere ko nawe aho uri hose wagaragaje ubushobozi bwawe sibyo kandi wagaragaje ubuhanga bwawe reka tubashimire aho muri mwose mwakoze igikorwa cyiza cyane sibyo mbo kandi muzi kuririmba ntago nabibakekagamo kuko n'ubwa mbere mbabonye Kwari bora biri kotete ngo byo kuririmba. Nakwari nakarapunze imana. Oh urakazi wakadoa tutari kugacuranga okay twagiye mu bindi nimba utagashobora none hanga utabiteguye ariko ubutabwo nguzakadukorera mbo mu gihe turi kugana ku musozo ngiye kubahereza ibibazo bibiri cyangwa se kimwe sibyo kugira ngo tukomeze ya gahunda yo kwishyurira Shania oh yes akakanya byarangiye ntago birarangira iki kiganiro cyose twagikoreye Shania bo twagiye turahera kuri umukobwa mwiza Honorine uri mwiza cyane warubizi ongera usekera abafana ba Lifetime TV bambwiye ko babikunze wishiraho ukuboko no mfite kubasekera nangora seka ariko basekere disi we uri gitubisere antesere nangana nukuri basekere maze yateke yego umukobwa mwiza okay twagiye Honorine bimeze gute usenga ku munsi wa kangahe ubushize warabitubwiye ko umunsi w'isabato kuwa gatandatu yes urakoze cyane kutwibutsa nubwo wari warabitubwiye ariko ntago umuntu ahita yibuka ibintu byose sibyo uyu munsi tugiye kukubaza ikibazo cya mbere kimeze gutya ari Noheli na Bonane ni iki twizihiza umunsi wa mbere ni iki kiza ku nshuro ya mbere mbere y'ikindi Noheli bisobanura impamvu iza ari yo mbere uravugisha ukuri yego are you serious wikeka nibyo mari nibyo yes ni umunsi wowe mbo iki kibazo n'igisubizo mpereje navuga ko ugitsinzwe yego kuri none nago ari umunsi wowe okay ugiye gutera kuri none nago ari tariki Yesu yavutse tariki zingahe mani kuri none nicyo kintu biziza mani ko Yesu yavutse tariki no maybe ko yaba ari yazukiyeho nta nibyuzi yes Yesu yavutse babita Christmas reka mbigusobanure neza uri gushaka guharira ibintu ushaka guharira mushobora guharira uri mukuri cyangwa se utari mukuri sibyo reka mbigusobanure neza Yesu Christmas isobanura iki isobanura ivuko rya Yesu sibyo mani ivuka rya Yesu akaba avuka tariki 25 sibyo sibyo se nyine ngo sibyo se nyine none se ko nakubajije Noheli na Bonane ni iki twizihiza mbere Noheli nyine ni Noheli yes Noheli iba tariki 25 z'ukwezi kwa 10 na kwa 12 Bonane ikaba tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere none ni iki twizihiza mbere ni Bonane azanye ndagushira mu bwenge ngo kubera ko tariki ya mbere nabwo umuntu yagutsinda reka mbwira ukuntu umuntu yagutsinda okay tariki ya mbere y'ukwa mbere byaba ari 2024 tariki 25 z'ukwa 12 bari 2023 kandi niyo yarangiye nibanza buretse nkubwire buri igihe cyose twizihiza Bonane tariki ya mbere kuko niyo y'umwaka
tuba twinjiyemo ntuze bonane na konoheri tuba turi kuyizihiriza mu mwaka uri kurangira tubanza bonane okay tubanza bonane kubera ko noheri tuyizihiza tariki 25 z'ukwezi kwa 12 turi kurangiza umwaka tukwizihiza bonane tariki ya mbere y'ukwezi tubipingire reka mbibasobanure neza buretse ubanza ubyumve tariki ya mbere y'ukwezi kwa kangahe tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka 2024 sibyo mbo tumaje kwizihiriza tumaze kwizihiriza bonane tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2024 okay noheri tuzayizihiza ryari y'uko kwezi kwa 2024 tariki 25 z'ukwezi kwa 12 2024 okay nabinyujije mu nzira yoroshe ubwo niki tuzihiza bwa nyuma bwa kabiri ni bonane urahinduwe kandi bonane tuyirangije ejo bundi turangije Guhorera mana tubetinge ba nagutsinda iki kibazo nago ari icyanyu nubwo nakizanye ariko mwihangane sibyo bo twagiye kuri Gaciro ugezweho babitubwire sibyo ariko nuko biba bimeze abanza noheri natubwire mani nabiba ubwo bazabitubwira muri comment cyangwa se babahamagare kuri phone babibabwire sibyo bo turagiye Gaciro ndasa mu busanzwe uzi iminsi igize icyumweru sibyo ningahe irindwi icyumweru kigizwe ni nako ukwezi kugizwe n'ibyumweru bingahe icyumweru kigizwe n'ibyumweru bingahe Honorine ntagariho nabajije kuko ntiyagufashije wihangane utongera kuvuga sibyo umwaka ugizwe n'iminsi ingahe today ntabwo wabyize Honorine reba hano 365 that's good you did ariko sometimes mani bibana 320 ya birahindagurika bitewe na kwa kwezi kwa kangahe kutuzura kwezi kwa kangahe bakuvugisha wanyibye igira tariki ushaka ikindi kibazo mbo tugiye kuri mu byo gushyira mu bwenge bwinshi cyane cyese cyakiri mu bwenge bwinshi cyane nibyo twagiye mbo tuagiye Honorine wambwiye ko uza mu iki gihugu cya Norvège waje uvuye mu kihe gihugu mu Rwanda mu Rwanda bizihiza independence ryari independence igihe cyo kwibohora kanumve cyabyantu byo gushira mu bwenge mani nzana mu by'ubwenge ntago turabakera ariko I guess bari mu kwa kane cyangwa mu kwa kane hari kwa kane bishobora atari icyunamo kwa kane mbese simbizi okay twagiye ubwo watsinzwe twagiye kuri Gaciro bari bibaza ibintu nk'ibyo mumaze kimwe n'icyuyo okay Gaciro twagiye mu buzima busanzwe twese kandi n'abakureba mu maso yawe babona ko uri igitsina gore sibyo kandi uri umukobwa ari nawe uzavamo igitsina gore sibyo ari uzavamo umumama uzahekera abana bawe sibyo ari nabyo tukwifuriza kuzagira umuryango mwiza sibyo embo ni ryari bizihirizaho umunsi w'abagore ni mu mpera z'umwaka ni shanu mbabara uzahamagara abantu baseka twagiye nsubiza ni tariki 14 kwa kangahe kwezi kwa tariki ndwi mwakotoye twagiye mbo hari ibindi bibazo musheneye ko mbabaza cyangwa se komeza bibi itari mu bwenge mani wowe kudushira mu bwenge ko cyane bibi itari mu bwenge none mushatse kuvuga ko mutari hafi yabwo none se nyine tubaze mani ngenda ufite ariko nasubije
Okay. Twagiye kuri Honorine. Ubu tuvugana gutya turi 2020 na kangahe? 2024. Umwana wavutse mu 2000 afite imyaka ingahe? 20 buretse mwana 20 n'ingahera buretse mwana buretse wowe 20 Sindi bikubwire simbizi bazabitubwire muri comment. Buretse mwana Twagiye ku kindi kibazo. 20 mwana Simbizi bazabitubwire muri comment. Sibyo? Nago kubyumva Ntabwo ari icyo. reka nkubwire kumva ni fata ni birise gute kandi Oh yamani Bazabitubwire muri comment. Ni 3 Uravuga ishkuri? Uravuga ishkuri? Mbo abakunzi ba Lifetime TV muzabitubwire muri comment. Reka tugende kuri Gaciro yeyeye. Mani ibintu urukubaza biri mu bwiye wavuze ko ufite ke twasa koresha ufite rero nese zisaha umuntu arajya gutekereza ntari busare kwe yosare twagiye rata kibaza no gisebe ya ufite ikibazo cyo guseba naseba ndamaze Mbo Gaciro twagiye twese turabizi ko nta utaranyuze mu gihe cy'ubwana sibyo kandi ntawe utarameza amenyo cyangwa se ayakuke sibyo umwana utaruzuza imyaka 12 agira amenyo angahe mukano ntabwo zemereze kuri Lifetime TV tubona nibuka kubara amenyo okay nimba umwana bikunaniye umuntu mukuru warangije guhuka amenyo agira amenyo angahe mukano ni 20 ni 36 Niwanda bufite nizaha abakunzi ba Lifetime TV mumbabarire mumbwire niba koko ari byo cyakoze nabeshye ayo nzi 20 niba nibeshye reka asoma tubare mwana urumva mugenzi wawe atamubwira ati ngo basame babare mbo ntabwo ndibuze kugukopeza ntabwo ndibuze no kukubwira ibyo ari byo ariko ibyo bibazo byose ndi kubabaza mumenye ngo video izakurikira nzongera mbibabaze ndebe ko mwabimenye sibyo Bo twagiye ikibazo kimwe cya nyuma baza ngiye ibintu biri kuri ngewe mwana ikibazo kimwe cya nyuma sibyo Yego Yes Honorine amakuru Amaye ni meza kabisa urakomeye fresh cyane meze neza mwana umeze neza yego umeze neza cyane kutanyize mwana ngiye no kumva mfite vibe ufite vibe nayibonye kabisa ufite vibe ziri hejuru cyane sibyo hari umunsi tuzaba ikiganiro kuri cano ngiye n'umuntu ikiganiro ndabigura nimutakigura mukumva n'abadafite data bazajya bajya gutira kizaba muri robusa niyo mukomeze mukore subscribe tu Honorine twagiye twabonye ko subscribe twuzuze byake bundi batemo ngiye n'umuntu none umani mutemo bwati cyazi twagiye Honorine Yesu Kristo twabonye ko yavutse tariki 25 Sibyo Yesu Kristo nawe uri n'indirimbo twari kumva ikindi kandi Yesu Kristo tumuzi mu mitima y'abantu mwana ngenzi ko aba mu mutima wanjye ubundi ahandi hose mani bireke mani ndashanga muho muri nawe nukuri naje kuzana ibintu basi ikibazo cya nyuma azana nyine utuntu ntabwo umuntu koroshye mani oya kuryo ajya muri Yesu Kristo na Yesu Kristo cyane natwe tumenye iby'isi byabatsinze reka tubirekera oya bazi utundi mani tubifanye mubaze Bo Yesu Kristo yari afite intumwa zingahe 12 muri izo 12 ninde wamugambaniye ni Yuda ninde satamenye icyo gihanya nibyo ni ka Yuda ninde muntu wuri igiti kugira abone Yesu Kristo Zakayo nijo ngari mushaka ntabwo mani yatewe kubikura ibigenzi byacu bagenzi banyu bameze ute kiganiro none yatari kabisa abakozi ba Lifetime TV
nukuri kw'Imana njye mba mbibona ko Bajya tubaza. yeah. Bo reka tugarukira ahangaha abakunzi ba Lifetime manzi TV. mbaza ikibazo ngewe cyiza cyoroshye ntabwo uri busezera utamaje akantu koroshye Akantu koroshye. okay mbaze ngo gikuri mane nibyo Ushaka akahe kabazo koroshye? Oya, uwo mubaza. ariko atagiye muzaya sumana zaya kona zayo danagaye Muzishoboye se? si mana Ni na Abeli Lynda atanze intuzi ntama. Okay. Yarayitanze. Akantu koroshye cyane. Mbwira umubikuramo. Mbo twagiye. Byakunaniye? basa mana Okay, mbwira president w'u Burundi bamwita nde? yewe bamwita magufa kabisa niko yitwa Magufu yarapfuye. Nyumvira mama drip tuzi nk'umustar uti president w'igihugu cy'u Burundi ngo yitwa Magufuli. Nawe mbwira. erega abarundi avuga ni byiza turabasuje n'abadukurikiye ni byiza Ameze neza. nenda bafite Turafise mugabo. turafise mani kubera iki urutari ku basibya rutwa nambaza Oya nta muntu yitaye. Ntabwo ngewe umpereza ikibazo. perezida wa Burundi nuwuhe perezida wa Burundi nuwuhe perezida wa Burundi nuwuhe Ni Jean Paul de Concession. yego konse Mbo twagiye kuri Gaciro. yeah Twese turabizi ko perezida wa Tanzania yitwaga Pombe Magufuli. Yitwa Imana tunamusabire Imana imuhiruko ridashira mzee wetu mzee Pombe Magufuli. Tulikuwa tunampenda sana. Yeah. Tunampenda kabisa. Ndiyo kabisa. turamukumbuye So, kuri iyi nshuro ninde wasimbuye perezida Pombe Magufuli? kabisa birangeze Ni igitsina gore no mugabo. Umugabo. No mugabo. ni umuwife n'umugore Yanze kandi gishamiye. No mugabo. ni umugore No mugore bamwita nde? bamwita nyine umubyeyi wemeye kwitangira igihugu cya Pombe Okay, mu gihe turi kugana ku musoza abakunzi ba Lifetime TV murabona karagaciyeho ariko abantu banyu uyu munsi nashatse kugira ngo mbereke ko nabo byabageraho kuko ibyo bakoreye mugenzi wabo ko nawe nabyo byabageraho sibyo mbo reka tugiye mu gihe turi kugana ku musozo tubahereze umwanya wo kugira icyo babwira abafana ba Lifetime TV banabasuhuze bagire nabo basuhuza babiri cyangwa se batatu maze dukomeze tubahereze cyiza cyane sibyo yeah let's go twatangiye na Gaciro Jenge. agaciro mwana nagwa zonare nakora mu mari mwana Yera guys. Nizere ko bameze bizi ko meze neza. Nawe utameze neza. wayikima Uretse nawe utameze neza. yes Imana idahari ku mwanya. Kandi turabasengera muri neza. Yes, Mama Drip gira icyo ubwira abakunzi ba Lifetime TV bagukurikira umunsi ku munsi kandi ubwire n'abafana bawe kandi ndabizi ko mumaje kugira abafana banyu sibyo umwanya nuwo kugira icyo ubwira abakunzi bacu ba Lifetime TV. Let's go yeah je kintu nababwira ndabakunda mani ndabemera nakosora kandi ko gukunda ndabemera cyane n'umutima wanjye wose kumva ndabashimira uburyo mudusapotinga ndabashimira uburyo mufata umwanya wanyu mukatureba byose ni iby'agaciro kandi mukomeze mudushyigikire muri buri kimwe mukore subscribe share yego tuzaba muri rungu tuzakora buri kimwe kugira ngo ishimwe mushake muzatwite bamumurira ngo Petri bamumara rungu so ndasuhuza umuntu bita Zaba na Lynda wa gatatu. njye tuje abo ni umwe mani Zaba na Lynda tuzise nkasuhuza na boy nyine boy urimenya bro ngo urimenya kabisa boy nawe turamusuhuza cyane arimenya mwana reka tuvuge ngo aritwa arimenya twagiye n'amasura Yes. Genda sumuza abantu. Bangunda. Ndimo nasoza. Kida. Ya Kida. The baddest.
Kida the baddest aho uri hose ngo umukobwa mwiza agaciro aragusuhuje cyane ngaguhaye peace ivuye ku mutima cyane siko bimeze kandi turizera ko aho uri hose nawe niba udukurikira uri umukunzi wa Lifetime TV uri buze kumwereka indi peace nkuko bayakweretse indi kandi akubwiye ati ku mutima ahantu hose aracyakuzirikana niko bimeze sibyo twagiye hari akantu nashaka kubabwira sibyo murebe hano mwarebye mwarangije muhereza abantu hey munabasekera yanseko nziza yes abakunzi ba Lifetime TV twizere ko meze neza kandi nkuko tuhora tubifuriza uyu munsi wari umunsi uteye ubwoba kuri bano bakobwa kuko nabo twabatunguye tubakoreye akantu batari biteze ko bazigera bakabona mu buzima bwabo ariko kuba tubikoze uyu munsi nabahaye na homework kuko mu bibazo nababajije bisa n'ibyabatsinze ko ubutaha tuzabigarura bagende babyigeho bashaka ibintu batsinzwe byose ku buryo bazaba bari kumwe nabyo ku buryo batazagiraho baterwa nkuko nabibakuze no munsi cyane cyane ko nabateguza ko igihe cyose nzajya mvugana nabo bajye bamenya ko nzajya mbahereza buri umuntu ibibazo bibiri sibyo kugira ngo babashe kugira iki gukorera imbere cyane ibintu byo kuririmba wa Guys, let's get it. Share, subscribe and comment. ariko mujye muduha n'ibitekerezo mwana tumenye ibyo dukora so urumva abakobwa banyu ibyifuzo byabo basabye kandi turizera ko muzabibakorera let's go yeah Gang.